Ndabasuje kandi mbaye kaza kuri Rwanda Media News. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe bitewe n'ibice byose mugiye mutwumviramo cyangwa se muriremo gatanu kuri gatanu nk'ibisanzwe, tugasana amakuru ari kugenda avugwa mu bitangazamakuru no ku isi muri Afrika ndetse n'ahandi hantu habagiye hatandukanye. Ariko mu by'ukuri ndagira ngo munyemerere twibande hano mu Rwanda iwacu, ngira ngo ni inama yabaye y'abaminisitiri ihuza abayobozi bakomeye hano mu Rwanda ndetse ihuza na His Excellency Paul Kagame, bigakomeye myiza cyane y'abaturage cyangwa se abanyarwanda muri rusange. Navuga ko leta igiye gutanga gaze z'amashyiga abiri ku banyarwanda bose bagati mu gihugu cyangwa se bari hanze igihugu. Mu by'ukuri nawe nuko izi gaze uzazihabwa z'amashyiga abiri, ndetse nabwira ko iyi gaze izahabwa abaturage bose bari mu turere tugiye dutandukanye no mu ntara ziba zigiye zitandukanye z'igihugu cyose. Mu by'ukuri ni igikorwa cyiza cyane kizafasha abaturage ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange. Mu by'ukuri ko izi gaze z'amashyiga abiri zizabafasha mu mibereho myiza cyane y'abaturarwanda, ndetse nabwira ko mu by'ukuri abantu bajyaga bacana amakara ndetse batemaguraga n'inkwi nyinshi cyane. Mu by'ukuri izi gaze zizabafasha mu mibereho yabo ya buri munsi, ko bizabarinda cyangwa se bikagabanya itemaguritwa ry'amashyamba, kuko mu by'ukuri amashyamba ari kugenda agabanuka mu Rwanda. Ukabona ko mu by'ukuri kugenda bifata intera n'icyo n'amashyamba ari kugenda agaragaza ko mu by'ukuri ari kugenda atsembwa hano cyane mu gihugu. Ari no mpamvu mu by'ukuri leta igiye kuba yatanga izi gaze z'amashyiga abiri ku banyarwanda bose bari hagati mu gihugu, ndetse ku muntu ubyifuza ndetse n'unabishaka ubifitiye ubushobozi. Mu by'ukuri nuko izi gaze z'amashyiga abiri azazihabwa. Mu by'ukuri ndagira ngo munyemere babwezwe mu ngingo z'ingenzi tubize kuganiraho muri iyi video yacu, kugira ngo mubashe gusobanukirwamo byinshi ndetse n'ibyemezo byabashije kuba byava muri inama y'abaminisitiri yahuje abaminisitiri gahuza n'abayobozi bakomeye hano mu Rwanda. Ndetse navuga ko ni inama yari irimo na His Excellency Paul Kagame, bigakomera myiza y'abaturage. Mu by'ukuri ndagira ngo munyemere tumbabwire ingingo z'ingenzi. Ingingo ya mbere tubize kuganiraho, nababwira ko mu by'ukuri leta igiye kuba yatanga gaze z'amashyiga abiri ku banyarwanda bose bari hagati mu gihugu ndetse n'abari hanze y'igihugu bifuza izi gaze, nuko nabo bazazihabwa. Ingingo ya kabiri tubize kuganiraho, mu by'ukuri turaganiraho kuri gahunda NESA igiye gutangaza amatariki y'ibizamini by'igihembwe cya kabiri ku banyeshuri bose mu by'ukuri bari hagati mu gihugu. NESA ikaba igiye gutangaza amatariki y'ibizamini by'igihembwe cya kabiri ku banyeshuri bose. Mu by'ukuri byose bimaze kwisobanurwa muri iyi video, ndetse NESA ikomeza kugenda ishishikaza abanyeshuri mu by'ukuri kwiga cyane bashyizemo umuhate muri kino gihembwe cya kabiri, kugira ngo bazabashe kubona amanota meza cyane kandi asimishije. Kandi ko nababwira ko mu by'ukuri NESA yo ikomeza kugenda ibwira cyangwa se imenyesha abanyeshuri ko umuntu azajya ubona amanota 50 kuri bete azasibira kandi akaguma mu mwaka arasanzwe arimo atazajya yimuka. Mu by'ukuri nayo mpamvu ikomeza kugenda ishishikariza abanyeshuri gushimwa imbaraga cyane no kwiga cyane bashyizemo umuhate, kugira ngo babashe kuzabona amanota 50 muri kino gihembwe cya kabiri, kuko ari nacyo kiba kigiye kibatse andi ibindi bihembwe byose, kuko iki gihembwe cya kabiri cyo ugomba kubonamo amanota menshi cyane kugira ngo uzabashe kubona andi manota mu gihembwe cya gatatu azabasha kukwimura bitakugoye. Ndetse mu by'ukuri nizo ngingo ebyiri tubize kuganiraho muri video byacu, kugira ngo mubashe gusobanukirwamo byinshi cyane ndetse n'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yahuje abayobozi bakomeye hano mu Rwanda ndetse igahuza na His Excellency Paul Kagame. Mu by'ukuri mbere yuko tugenda kuzisengura zino ngingo zacu, mu by'ukuri kugira ngo mubashe gusobanukirwamo byinshi cyane, niba uri kubona Rugamba cyose kuri channel yacu ya Rwanda Media News, kandi subscribe ndetse ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi n'amakuru nkanga ameza nawe ujye ubasha kuyabona mu bambere. Ariko niba iyi video wayikunze, kora like ndetse utere comment, kuko namwe ibitekerezo byanyu bikenewe kuko byubaka societe nyarwanda, bigafasha muri nyarwanda mu nyamwinshi mu by'ukuri kwikwa mu bukene by'umwariko. Nkuko namaje kubabwira, reka tugende ku ngingo yacu mbere twavuze kuganiraho. Ndetse navuga ko mu by'ukuri ni gahunda y'uko leta igiye kuba yatanga gaze z'amashyiga abiri ku banyarwanda bose bari hagati mu gihugu by'umwariko kuyifuza cyangwa se kuyikeneye. Mu by'ukuri nubwo bagiye gutanga iyi gaze, mu by'ukuri iyi gaze ifite condition ndetse n'amahame igenderwaho kugira ngo uzabashe kubahabwa iyi gaze, kuko ibyo byose bimaze kwisobanurwa mu by'ukuri muri iyi video, kugira ngo ubashe gusobanukirwa byinshi cyane n'amahame n'ibisabwa kugira ngo iyi gaze z'amashyiga abiri nawe ubashe kuba wayifata cyangwa se ubashe kuba wayitunga. Mu by'ukuri bifite gahunda bigendera byose bimaze kwisobanukirwamo muri iyi video cyane cyane. Mu by'ukuri iki gikorwa cya leta yuko igiye kuba yatanga izi gaze z'amashyiga abiri ku banyarwanda bose bari hagati mu gihugu, mu turere twose tuba tugiye dutandukanye ndetse no mu ntara zose zigiye zitandukanye z'igihugu zose. Iyi gaze nuko itazarebera ku muntu uri mu cyiciro runaka cyangwa se ngo uri umukire cyangwa ngo uri umukene ngo uzahabwa gaze, kuko byagiye bigaragara ko abakene bagiye bahabwa inkunga nyinshi cyane na leta, abakire ariko nanone ugasanga ntago bahabwa inkunga bitewe nuko ngo baba bagiye bifashije cyangwa se ugasanga ngo bafite mikoro ari hejuru cyane. Ariko mu by'ukuri nuko iyi gaze ntago izarebera ku mukene cyangwa se ngo uri umukire kugira ngo ubashe kuba wahabwa iyi gaze, cyangwa se ngo uri mu cyiciro cya mbere cyangwa mu cya kabiri ngo ntago wemerewe guhabwa iyi gaze. Mu by'ukuri nuko waba uri umukire cyangwa se uri umukene, ariko mu by'ukuri ukaba wifuza iyi gaze z'amashyiga abiri, nuko nawe uzazihabwa. Ku mukire no ku mukene izi gaze bazazihabwa. Mu turere twose tuba tugiye dutandukanye tw'igihugu nuko izi gaze bazazihabwa z'amashyiga abiri. Mu by'ukuri ni igikorwa cyiza cyane kizafasha abaturarwanda. Mu by'ukuri urebye n'umuvuduko u Rwanda ruri kugenda ruganaho cyangwa se iterambere u Rwanda ruri kugenda ruganaho, nuko mu by'ukuri ubona ko abaturage bagomba kuba bafite gahunda ya gaze mu nzu zabo kugira ngo ujye babasha kubafasha mu mibereho yabo ya buri munsi. Navuga ko mu by'ukuri iyi gahunda yaje ko
bitewe nuko amashyamba ari kugenda atemwa ku bwinshi cyane, ukabona ko amashyamba ari kugenda bayatemagura ku bwinshi cyane. Niyo mpamvu yashizeho iyi gahunda ya gaze kugira ngo abaturarwanda bose mu by'ukuri bahabwe iyi gaze, ndetse bajye banakoresha gaze mu mwanya wo kujya bakoresha inkwi n'amakara cyane cyane. Mu by'ukuri nk'uko nemeje kubabwira, iyi gaze ifite condition n'amahame mu by'ukuri kugira ngo uzabashe kuba wahabwa iyi gaze. Nuko mu by'ukuri nababwira ko hari uturere tumwe na tumwe mu by'ukuri batangiye kuba abana barura, aho abaturage bari kugenda babarurwa mu by'ukuri bazafata izi gaze. Ariko nanone nuko umuntu uzabarurwa azajya atanga amafaranga 40,000 adasubirwa mu by'ukuri kugira ngo abashe kuba yahabwa iyi gaze, kuko nababwiye ko iyi gaze izajya ihabwa umuntu yifuza cyangwa se uyikeneye kandi uyifitiye ubushobozi. Amafaranga mu by'ukuri ni 40,000 uzajya utanga, barajya bakwandika ku rupapuro ku muntu uzajya ubishaka cyangwa se uzajya ukeneye iyi gaze z'amashyiga abiri. Murumva ko iyi gaze igura amafaranga menshi cyane. Gaze z'amashyiga abiri murabizi ko ziba zihenze, ariko izi gaze z'amashyiga abiri nuko ikiza cyazo leta izajya zitanga ku muntu uzajya ushaka gufata iyi gaze, nuko azajya atanga amafaranga 40,000. Murumva ko ni amafaranga make cyane ugereranyije n'amafaranga iyi gaze igura. Murumva ko ni ibintu bizafasha abanyarwanda, bigafasha n'imibereho myiza y'abaturarwanda bose muri rusange, kuko izi gaze muzajya bamara kuyifata uzatanga amafaranga 40,000 adasubizwa, kuko niyo gahunda leta yagiye ishyiraho mu by'ukuri ayo mafaranga azajya atanga. Tutizingiye mu magambo, reka tugende ku ngingo yacu ya kabiri twavuze tuze kuganira mu by'ukuri. Nuko NESA imaje gutangaza amatariki y'ibizamini by'igihembwe cya kabiri ku banyeshuri bose bari hagati mu gihugu. Mu by'ukuri amatariki akaba yamaje kujya hanze, akaba yanasohotse, byose mu by'ukuri aza kubisobanukirwa. Nuko NESA rero yamaje gutangaza ayo matariki mu by'ukuri nta yandi, ni ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatatu muri mwaka turimo 2026 nibwo ibizamini by'igihembwe cya kabiri bizaba byatangiye ku banyeshuri bose bari mu byiciro bigiye bitandukanye muri primaire ndetse no muri secondaire. Nuko ibizamini byose bizatangira ku itariki 19 ndetse n'igihe bizarangira byose muraza kubimenyera mu by'ukuri. Nuko rero NESA ikomeza kugenda ishishikariza abanyeshuri kwiga cyane, bagashiramo umuhate kugira ngo babashe kuba batsinda mu by'ukuri iki gihembwe cya kabiri, kuko kino gihembwe cya kabiri ubona ko ni igihembwe kiba kigoye cyane, kandi mu by'ukuri ubona ko ni igihembwe kirekire mu bihembwe byose abanyeshuri biga, kuko cyo cyaba gifite amezi menshi cyane. Ndetse nababwira ko mu by'ukuri kino gihembwe cya kabiri ari nacyo abanyeshuri bagomba kwiga cyane, bagakuramo amanota kugira ngo mu gihembwe cya gatatu umunyeshuri noneho nakigeramo bizamufashe kubona amanota make cyane, ndetse abashe kuba yakimuka. Kuko mu by'ukuri NESA yo ubona ko yakataje, kandi mu by'ukuri ubona ko yashizeho gahunda y'uko umunyeshuri agomba kuzajya aba afite amanota 50 kuri bulletin kugira ngo abashe kuba yakimuka. Nababwira ko mu by'ukuri umunyeshuri uzajya ubona amanota 50 mumaje kubimenyera, ndetse mumaje no kuba munabizi ko ntago agomba kuzajya yimuka. Rero NESA rero ikomeza igishishikariza abanyeshuri kwiga, bagashiramo imbaraga muri kino gihembwe cya kabiri, by'umwihariko kuko kino gihembwe cya kabiri nicyo abanyeshuri baba bagomba gukuramo amanota kugira ngo azamufashe kubona andi manota mu gihembwe cya gatatu, no bitazamugora kwimuka, kuko byagiye bigaragara ko abanyeshuri usanga igihembwe cya mbere babonamo amanota menshi cyane, kuko baba bateguriwe n'abarimu cyangwa se kuri gahunda y'ikigo. Ndetse bavuga ko mu by'ukuri kino gihembwe cya kabiri gitegurirwamo na CPR, mu by'ukuri akarere ko gategura kino gihembwe cya kabiri. None niyo mpamvu abanyeshuri bagomba kwiga cyane, bagashiramo imbaraga kugira ngo kino gihembwe babashe kuba bagitsinda, babonemo amanota menshi cyane. Noneho mu gihembwe cya gatatu kiba kibona ko bigamo igihembwe gito cyangwa se bigamo amezi make, cyangwa kubigamo nk'amezi abiri. Mu by'ukuri bazategurirwa ku rwego rw'igihugu ari rwo NESA. Mubona ko bagomba kwiga cyane kugira ngo bizabafashe mu gihembwe cya gatatu bazabashe kubona n'amanota azabimuna badasibiye. NESA mu by'ukuri ubona ko abanyeshuri bagenda banegirisha mu gihe cy'ibizamini, ugasanga ntabwo abana biga cyane ku munsi w'ibizamini, bitewe n'uko ngo abana baba bari muri egizamini, ugasanga biri kugenda bigaragaza ko abanyeshuri mu by'ukuri badashiramo umuhate cyangwa se n'imbaraga zo kuba bakiga. Mu by'ukuri nababwira ko ariyo matangazo mu by'ukuri yaragenewe abanyarwanda bose bari hagati mu gihugu, yuko leta igiye kuba yatanga gaze z'amashyiga abiri ku banyarwanda bose bari hagati mu gihugu, cyangwa se n'abayifuza. Mu by'ukuri nuko leta igiye kuba yatanga gaze z'amashyiga abiri ku banyarwanda bose. Iri itangazo nuko mu by'ukuri NESA imaje kuba yatangaza amatariki y'ibizamini by'igihembwe cya kabiri ku banyeshuri bitegura kuba bakora ibizamini mu gihembwe cya kabiri, kugira ngo babashe kuba banashiramo n'imbaraga mu minsi mike isigaye, kuko nta gihe cy'icyumweru gisigaye kugira ngo abanyeshuri babashe kuba bakora ibizamini by'igihembwe cya kabiri. Mu by'ukuri ndabashimye twabanye kuva iyi video itangiye kugera irangiye, muri abantu b'agaciro cyane. Ariko niba video wayikunze, kora like ndetse utere comment, kuko namwe ibitekerezo byanyu bikenewe kandi byubaka societe nyarwanda. By'umwihariko niba uri kunanirwa mbiguse kuri channel yacu ya Rwanda Media News, kandi subscribe ndetse ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi n'amakuru nkanga meza nawe ujye ubasha kuyabona mu bambere, kugira ngo nawe nyine amakuru meza cyane ujye ubasha kuyabona mu bambere bitakugoye. By'umwihariko ani kuri Rwanda Media News, niba wagezeho ukaba wamaje gukanda subscribe, uri umuntu w'agaciro cyane cyane. Iri ryari itangazo rya NESA, ndetse akaba ari n'itangazo n'inama yahurijemo abaminisitiri hano mu Rwanda na nyakubahwa Excellency Paul Kagame, biga ku mibereho myiza y'abaturage n'abaturarwanda bose muri rusange, kuko ikibazo cy'ingwi kiba kigomeje kugenda kizamuka, cyangwa se amakaro ukabona ko ari kugenda azamuka ku isoko ry'umurimo, ukabona ko ari impamvu mu by'ukuri leta igiye kuba yatanga izi gaze z'amashyiga abiri. Ndabashimiye cyane.